umva umwana mutoya nigishaga yarandongo yaranyemeza koko. Ukuntu rero byagenze, umwana w'umunyeshuri nigishaga, hanyuma yari umunyeshuri w'umuhanga mu by'ukuri. Isomo ryanjye yararyumvaga pe, yararyumvaga. Akaba ari umwana nyine ko kundi wigisha umwana ukumva wishimiye kumwigisha, kuko igihe cyose yazanaga amanota ari hejuru. Kandi noneho ari n'ukuntu uba ufite abanyeshuri ariko ukagira umwana yumva isomo ariko agashaka no kubaza ibibazo byinshi. Noneho rero urabona hari ukuntu tuba dufite amaklasi menshi, muri klasi imwe ukaba ufitemo nk'amasaha 2 cyangwa se isaha 1. Ubwo rero hari igihe nabaga mfitemo igihe gitoya cyo kwigisha, hanyuma kandi nkabona rwose afite umuhate cyane. Ikindi ari n'umuhanga pe, ikindi yari umwana ugira ikinyabupfura, yari umwana ugira ikinyabupfura, yari umwana nyine ibintu byose yakoraga wabonaga abitwara mu buryo bwo guca bugufi. Hanyuma umunsi umwe rero aza kunsaba ko yazaza nkamusobanurira. Mu by'ukuri ntabwo natindikanyije, naramwemereye pe. Namwemereye mubwira ko azaza nta kibazo, ari muri wikendi. Ubwo rero wikendi yaje kugera, aza mu rugo kugira ngo amusobanurire. Rero mu rugo ntabwo urumva muri wikendi nyine baba bagiye gusenga. Iyo bavuye gusenga bajya nko gusura abantu, nuko bagira izindi gahunda, kuko nabo niho baba baboneye umwanya. Ubwo rero yaraje, yageze mu rugo asanga ni njyewe njyenyine mpari. Nari nababwiye ko hari umwana uri buze kuza nkamusobanurira. Ahari nabo bafashe umwanya wo kwigendera kugira ngo nze kubona umwanya wo gusobanurira umunyeshuri wanjye. Umwana w'umuhungu rero ahageze, ndabanza ndamwakira nk'uko bisanzwe, mukorera icyayi, mutegurira ibyo kurya, ndamwakira rwose nk'umunyeshuri wanjye. Nuko nanjye rero uko mbimuhereje ari gufungura, naje kujya mu turimo twanjye, ndakomeza ndadukora, ngira ibyo ntunganya, ntegura mu rugo, ndakomeza kugeza igihe nawe aviriye ku meza. Hanyuma nza kuza kugaruka turiga. Dutangira kwiga, ambaza ibibazo, ndamusobanurira. Ariko nyine nababwiye ko ari umwana wagiraga ikinyabupfura, yari umwana nakundaga. Gusa nyine nabonaga ari mutoya, nabonaga atari umwana twajya mu rukundo pe. Gusa nakundaga ukuntu yari umwana ugira uburyo nyine uko nguko yagiraga ikinyabupfura, ni nako byajyanaga n'isuku. Mu by'ukuri wabonaga ko aturuka mu babyeyi bamutoje neza, yagiraga isuku. Yari umwana kakana k'agasore nyine, nawe urabyumva, twa twana tw'udusore tumaze gusorekara, tutangiye kumera utwanwa, ariko kandi tuzi no kwiyitaho.
urumva noneho akarusho yaraje kwa mwarimu we yagombaga kuza noneho yashyizeho n'akarusho urumva noneho rero nari nanamubonye mu wundi mwambaro utandukanye n'uw'ishuri. Mana we rwose n'ababeshye nkimubona nabonye ari mwiza birenze uko nsanzwe mubona pe. Rero nuko ndamusobanurira, maze kumusobanurira ndamubwira muhereza imyitozo arakora, ndagaruka ndamukosora, mbona rwose yanabitsinze byagenze neza, mbona ko ntatakaje umwanya wanjye w'ubusa. Nuko dukomerezaho rero hari n'andi masomo namwigishaga, ariko nyine ukabona kubera ko yari umwana w'umuhanga nayo atangira kuyambazaho nayo ngenda musobanurira, nayo dufataho umwanya munini, nayo nkajya musobanurira. Hanyuma aza kugera igihe ndamubwira ni ngaho buruhukaho gakeya, ndaje twongere twige. Hanyuma rero naje kujya mu gikari, hari ibintu nyine byari byiyone, nkomeza kwanura ibintu ari aho ngaho, ari kumusigira telefone yanjye kuko hari amasomo amwe n'amwe nari ndi kujya mwerekerera kuri telefone. Urumva nk'aho ayo masomo ntamwigishaga nta bitabo byayo nari mfite, rero hari ibyo namwerekaga kuri telefone, uretse ko nawe yari afite telefone. Nuko yaje kumpamagara rero, nyuze aho ngaho ndi kwanura ibintu mbivana hanze, aza kumpamagara anyereka utuntu kuri telefone. Ntababeshye, mu by'ukuri naramwegeraga nkumva hari ukuntu umutima wanjye uri gukurura ibintu ukuntu k'urukundo, nkumva hari ukuntu uri gushanyararamo ukuntu, ariko nyine nkihagararaho nk'umuntu mukuru, nkabona umwana nyine ntanabitinyuka kubimubwira, ntatinyuka kumubwira ko mukunda. Hanyuma rero yaje kunkorera agashya, hari utuntu tw'utuvidewo nyine yaje kubona, akajya atunyereka, akanyereka n'amafoto. Nuko yewe n'akabura kaje kugwa, mbona nyine urumva sindi bumusige wenyine ngo njye kuryama, kandi nyine urumva ntabwo byaba ari umuco, nta nubwo waba urimo kurera, ntacyo yaba akwigiyeho. Nyine nabonaga byaba bisa nabi mu by'ukuri, kandi ari njyewe yaje asanga. Nuko naje gufata umwanya rero wo kwicarana nawe, ndaza nicarana nawe, akomeza kunyereka utwo tuntu, ariko turebana, ariko duseka, ako yaseka nkumva ndatwawe. Ako shenge yasekaga neza, kandi pera umwana mwiza rwose, afite umubiri mwiza. Mana we, umwana we yari afite ukuntu yaramburaga intoki, nkabona afite intoki nziza. Mana we, nkavuga izi ntoki kuko Mana yanjye, kuko kujya atari umuntu mukuru ngo ankoreho, ariko nyine ngakomeza nkihagararaho.
nuko ubwo rero yaje kugera igihe ankoraho aza nyine akajya anyegera ari kunyereka nanjye nzamwegera. Urumva nyine njye ntababeshye rwose cyane uko urukundo kari karimo, ariko nyine ngatinya kuvuga kubera inshingano. Nuko ariko urumva nyine karakana nyine ntabwo mu by'ukuri ntabwo yari akana, nimvuga ngo yari akana ntumve ko kari akana gato cyane, ahubwo nyine babana nyine abasore batangiye gusorekara. Ariko pe uyu mwana mana yanjye yari romantic ukuntu uko akomeza kunyura ku tuntu tugenda twegerana. Nuko birangira rero atangiye kujya ankoraho ankozaho za ntoki ariko sinababwira ngo asinkozaho bwa mbere numvise meze gute, numvise nambwira ngo sindekereho, ariko nyine nawe nta gahunda yo kuzinkuraho yari agifite. Wabonaga rwose nawe byatangiye guhinduka, ariko nyine nimba ari no kubera ukuntu nari namwitayeho bwa mbere mwakira nanamwigisha, nawe nyine ntabwo yarantinye, ariko ntabwo yantinye cyane. Nuko hanyuma rero aza kuza anyegera ankoraho, uko ankoraho nkumva ndi kugenda mpinduka. Mana we nkajya ngenda mpinduka, arangije nanjye nkamukoraho nyine nawe urabyumva. Nanjye nkamukoraho nkagenda mukoraho ahantu hose, urabyumva nyine twari turi muri salo. Mana we arangije aranyegera, amaze kunyegera nashidutse mva yazamuye ukuguru agushira mu ntebe ukundi kuguma hasi, ndangije nsa n'uwicara hagati y'amaguru ye. Mva arankorakora nanjye nkamukorakora mu misaya, amukora ahantu hose mu mutwe. Mana we urumva noneho narwo nari nambaye imyenda nyine nari nambaye utwenda dutoya turi sexy nk'umuntu wari uri mu rugo. Mana we nyine nari nambaye akantu k'agakanzu koroshye, noneho akagakoraho akagenda akazamura gake agakora ku matako ariko ari kunsoma, akankora ku matama, akankora ahantu hose. Mana we noneho numva ndashize neza. Mva noneho ndangije nanjye noneho numva umubiri wafashwe cyane, numva nta garuriro, numva kwihangana biranze, umva nanjye ndataka. Nawe urabyumva, ndataka ndamusoma. Mana we nkamusoma ahantu hose, nkamukorakora ahantu hose. Irangije mva naje gushiduka kagakanzu nyine kazamutse. Mana we ari kunkoraho nayankoraho, mva mana nkumva nyine meze neza, nkumva ahantu sinshaka kuhareka, sinshaka kuvaho nyine muri izo feelings. Nkumva nyine ndashaka kutuguma tumeze gutya. Ubwo rero yari yambaye agashati keza rwose. Natangiye noneho nanjye musoma, ndangije uko ngomeza kumusoma niko nagiye noneho mfungura ipesu, genda mfungura icya mbere, mfungura icya kabiri, ngeze ku cya gatatu ngifunguza amenyo.
Mana we ndangije ndagenda musoma ahantu hose, ndamusoma ndamanuka noneho musoma kunda. Mana yanjye mbega ibintu byiza we, mbega noneho umwana arashyukwa, noneho umva yari umwana mutoya ariko nyine yari afite imboro ndende, imboro nziza, yaraye baba we, mbega umwana mva yarakubiye cyakora, yarakubiye mbega agashati nahise ngakuramo, ndangije ndamanuka mfungura ipantaro. Nageze ku ipantaro noneho ndayifungura, ndangije ndamusoma kunda, ngenda nshishaho ururimi, ndazongera ndazamuka, ndongera ndamusoma. Ubwo nawe niko agenda nsoma kuri ahantu hose, agenda nkora ahantu hose. Ndangije mva nashidutse, nyine twagiye twisanga ipantaro ye namaze kuyimukuramo. Nanjye kagakanzu ko agenda ankuraho, agenda akazamura akagejeje mu mabere, mva ndamufasha mpita ngakuramo ngashyira ngaho ku ruhande. Ubwo niko yahise afata suvetoma yanjye, umva mbega umwana mva karazwereye, ndavuga cyakora. Umva yahise afata suvetoma yanjye ayifatisha amenyo, arangije arayimanura gake agenda akoresha ururimi kwitako. Umva arankorakora, numva noneho ndashize neza, agenda akora ahantu hose. Mana we, umva noneho birangira amiritse mu ntebe, turyama mu ntebe, muri ya ntebe. Umva umwana yarandongoye, yarayifashe ahita yinjizamo, arazwira, ararongora, akajya acumita, Yesu we ndataka, nkajya mvuga ngo uko nkomeza gutaka nawe akajya acumita, yongera acumita, agasubiza, yakongera agacumita. Mana we arandongora, ndavuga cyakora Mana y'isi n'ijuru we, ndavuga nkajya mvuga ngataka, nkavuga ndagukunda, mbega ndavugishwa. Mana we ndavugishwa, ndataka, akana ntikatuza, gafata amabere kakayasomagura, kakayafata, kakayakanda, kakayegeranya. Mana we noneho numva ndashize neza, ajyaho noneho mbega akana kazi kunyaza. Mana we karanyaza, karandumita, kakongera kagakuramo, noneho amazi akaza. Yesu mbega akana we kari gafite imboro nziza ndende, wa muntu we, yari isiramuye imeze neza. Maze noneho ndangije nkakomeza gataka, nako kagakomeza, nako kagashama. Naramukunze ntiyacikaga, mbese ngo acike intege wapi. Mana we yarakomezaga agacumita, agataka, nanjye ngataka. Akankora ahantu hose, akaza agakora kuri rugongo, agakoza umutwe. Noneho yakozaga umutwe kuri rugongo. Mana yanjye wumva ndasaze. Mana we
umva umwana na yarandongo yaranshumita ndavuga cyakorose guswera pe, numva uwo mwana ndamugutuye yaranswereye ndavuga cyakora mbega umuswera nawe icyo gihe umva ndagutuye pe.